we Mukanyangezi Maria niho batangira umurimo w'Imana muri uwo mwaka wa 82. Yatangiye yigisha ishuri ry'icyumweru, aza no guhita atorerwa umurimo w'ubudiyakoni, ndetse umwaka yagiye gusoza atorewe kuba umujyanama w'inama ya Gaseke ya kabiri. Mu mwaka w'1986 yaje kuba umwarimu w'ishuri rya Mbyo, kandi muri uwo mwaka akaba ariho yatangiye ishuri ry'ivugabutumwa ryitwaga ETD, École Théologique Décentralisée. Aryigamo imyaka 4, ayishoje ahabwa certificat y'ivugabutumwa. Aha ku ishuri rya Mbyo yahamaze umwaka umwe, akomereza umurimo w'ubwarimu ku ishuri rya Paruwasi ya Gaseke kugeza mu mwaka w'1990. Uhera mu mwaka w'1991 kugeza muri 1992 yari mwarimu ku ishuri rya Dihiro. Mu 1992 yakomeje amashuri yiga ishuri ry'ubupastori mu kigo cy'abapastori Nyantanga, aho yakuye impamyabumenyi diplome mu byerekeranye n'ivugabutumwa. Ibyarangiye aho yakomeje kwiga amashuri y'ivugabutumwa kujya ageze ku rwego rw'impamyabumenyi ya A1 mu ivugabutumwa. Mu 1993 yarobanuriye umurimo w'upastori. Nyuma gato muri uwo mwaka mu kwezi kwa Nzeri arobanurirwa kuba umushumba. Mu mwaka w'1994, kuva mu mwaka w'1994 nyuma gato ya jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo yaje gukorera umurimo w'Imana muri Paruwasi ya Ruhuha, Paruwasi ya Nyakayaga, Paruwasi ya Gaseke, Rweru na Paruwasi ya Sake, ubu niyo yahindutse Jarama. Mu mwaka w'1996 yabaye umuyobozi w'ururembo rwa Kigali kugeza mu mwaka w'2008. Kuva mu mwaka w'2008 yabaye umuyobozi wungirije umuvugizi w'ubumwe bw'amatorero y'Ababatista mu Rwanda. Abifatanya no kuyobora Paruwasi ya Ruhuha kugeza mu mwaka w'2021 yari umuvugizi wungirije, aho muri uyu mwaka yahinduriwe inshingano ahabwa kuyobora umwanya w'ivugabutumwa mu gihugu cyose mu itorero rya UEDR, ndetse nabyo abifatanyije no kuyobora Paruwasi ya Ruhuha kugeza none agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Indi mirimo yakoze: yayoboye cluster ya Bugesera, ari ryo huriro ry'imishinga iterwa inkunga na Compassion Internationale muri aka gace ka Bugesera igihe kingana n'umwaka wose. Yabaye kandi umujyanama muri RIC Bugesera. RIC ni Rwanda Interreligious Council. Reverend Pastor Gatware Benoit agiye mu kiruhuko cy'izabukuru amaze imyaka 41 mu murimo w'Imana, ndetse n'imyaka 65 amaze avutse. yifashishije umurongo wo muri Bibiliya uboneka mu gitabo cya Yosuwa ibice 24 umurongo wa 15, aho hagira hati: ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya. Akaba asoza ashimira Imana yamutoranirije umurimo ikanamufasha kuwukora neza, aragira intama yamushinze, kandi anashimira abashumba bose bakoranye, abarimu bakoranye, abakristo bakoranye, ubuyobozi bukuru bw'itorero, ndetse n'umuryango we wamubaye hafi ukamufasha mu gushyira mu bikorwa inshingano yarashinzwe. Aboneyeho kandi gushimira ubuyobozi bwite bwa leta, abayobozi b'amatorero ndetse n'amadini anyuranye,
kimwe n'abaturanyi be ubufatanye bamugaragarije. Asoje aboneraho kubasabira umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Ibi ni ibigwi bihanga Reverend Pastor Gatware Bernard. Amashyi menshi ku Mana, amashyi menshi ku Mana. Natwe tumwifurije kuruhuka neza, ariko ntabwo aruhutse gukorera Imana. Murakoze. Maze ngo barebe n'abadamu ba pasiteri bandi bari aho ngaho baze bazakora muri paruwasi ya Ruhuha. Uyu twagumye kumubabwira ni Pasiteri Gatware Bernard uzaba ari mu iyi paruwasi, ariko umuyobozi wa paruwasi reka muri mikorofone atwereke nawe abo bazakorana, kuko n'umuyobozi ni umugabo mukuru, atwereke itorero iyi paruwasi agiye kuyobora isingizwe n'aya matorero. Tubaye Imana twereke abantu muzakorana. Akoze cyane umuyobozi w'ururembo, arakoze. Iyi paruwasi tugiye kuyobora ya Ruhuha izaba igizwe n'amatorero atatu. Itorero rya mbere niryo icyicaro cyaryo ari hano turi, igihe uzaba unahagarariye. Hanyuma itorero rya kabiri ni itorero rya Ngenda, abagira ngo Pastor Ruhumuriza abasuhuze nk'uzaba ayoboye iryo torero. Amina amina, Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Irindi torero ni itorero rya Twimara, naryo rizaba riyobowe nk'uko riyobowe kandi na Pastor Elias Nkeramihigo, nawe yabasuhuza. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro cyayo. Hanyuma rero abandi turi kumwe n'abajyanama bacu muri iyi paruwasi ya Ruhuha, tugiramo abajyanama bacu barimo Pasiteri Vedaste Ntirushwamaboko, akaba kandi ari nawe ushinzwe ikigega cy'ubumwe bw'amatorero y'ababatista mu Rwanda. Ibihumbi rwose bigenda biducira imifuka kubera ko abibungabunga neza, nawe yabasuhuza. Amen, amen, amen. Turi kumwe kandi na madamu nyakwigendera Pastor Kade, abantu benshi turamuzi kandi ni umudamu mwiza. Imana ikomeze gukoresha iby'ubutwari kugira ngo azarangize ikizibu cye mu isi, nawe yitaba Imana nk'uko abantu bajya babivuga, kuko witaba Imana n'uwakoze neza. Ubwo rero turamusengera n'abadusengera kugira ngo abantu bajye bitaba Imana kuko by'ukuri. Ndeka rero nawe musabe atere intambwe abasuhuze. Yewe uhagaze aha nitwa Samson Nduwamungu, nkaba nyoboye itorero rya Ruhango mu mujyi. Hanyuma rero iyi paruwase igizwe nanone n'itorero rya Mukoma, izaba riyobowe na Pasiteri François. Ndagira ngo duhe akanya nawe yivuge. Harakurikiraho nanone itorero rya Matara, turaza kurangiza ku itorero rya Gikoma. Ndagira ngo François atambuka ajya imbere rero abasuhuze hamwe n'umufasha we. Pasiteri wa Matara nawe atambuke yivuge. Nyawera Benjamin, Imana imuhe umugisha hamwe na madamu we. Na Pasiteri Mbarukeye nawe atambuka basuhuze hamwe na madamu we. Basuhuze. Madamu ni twabazanye wangere hafi kubyara, we yakora kure, hanyuma nuko byagenze. Twifuje kubana namwe rero umunsi kandi Imana imuhe umugisha. Nitwa Bernard Bahati Ngabonziza, umushumba wa paruwasi ya Kigali. Imana imuhe umugisha. Reka
abandi batabasuhuza kandi babibwira. Kwa Pasiteri Mana Nyamuca Jean Baptiste ni pasiteri muri paruwasi ya Kigali. Twakire pasiteri. Uyu ni madamu wanjye. Paruwasi ya Nyakayaga ikubiyemo amatorero 4, harimo Nyakayaga ubwayo. Pasiteri n'ubundi tuzaba turi kumwe muzehe hano, ongera basuhuze nk'umupasitori tugiye gukorana. Yesu ashimwe. Uyu ni madamu wanjye, akaba yitwa Eliezer yabibwiye. Reka rero tubahe na pasiteri wa Dihiro nawe abibwiye. Yesu nashimwe. Nitwa Kayishaho Erasto, nyobora itorero rya Dihiro. Reka tubahe pasiteri abibwire n'ahayobora. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Pasiteri Havugimana Japhet uyobora itorero rya Rero. Yarabyaye kandi murabona ko yabyaye abakozi b'Imana. Nyakubahwa umuvugizi rero turabashima ko mwabanye natwe. Ejo twabibonaga, ubu ngubu yarakuze, yabaye ubukombe, yabyaye amaparuwasi, yabyaye amatorero, yaragutse, yabyaye regiyo y'Iburasirazuba iyobowe n'abo bakozi b'Imana n'abandi tutaberetse batabonetse hano. Yewe mu gihande nayoboraga, ndashima Imana kandi ndashimira abashumba twakoranye neza umurimo w'Imana kuva nagera ino. Ariko si umwanya wanjye wo kuvuga ibintu byanjye, nanjye nzagira umwanya wanjye igihe kigeze. Ndabashima uburyo twakoranye neza, ndashimira ubuyobozi bwa yebe bwatekereje Imana ikabakoresha bakagura umurimo, bakagura ivugabutumwa, ikegera abantu. Mu gihe regiyo yabaga ari ngari, ubu itorero ryegereye abantu. Noneho n'ubundi buryo buzakorwa bw'uko abantu bazegera abantu mu bihande Imana ibahereje. nari mpagazeho kandi nagendaga nibuka, nkahora nyibuka, n'uyu munsi nkaba nyibuka. Yari iri muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Iri jambo mbere sinari mbizi. Ubundi mwumvise igihe itorero ry'Ababatista ryanyakiriye, ariko si cyo gihe nabereye umukristo, uko navukiye mu muryango w'abantu basenga Imana b'Abadiventiste, ariko jye ntangirira mu Bangirikane eyari. Niga amashuri abanza ndi muri eyari, nsoza ndi mu bigo bya leta, icyo gihe byitwaga nk'ahari Gatolika. Hanyuma maze kuba umusore mvuye mu ishuri, bakajya bashaka kumpa itorero ngo nyobore, nkababwira ngo ya ibyo simbishaka, ariko nkaba umukristo, kandi umukristo mwiza ukora imirimo neza. Hanyuma maze kuva ku Gikongoro, kuko ariho nanavukiye, ngeze muri Gashora, ubwo hari muri 79, kandi nari maze kuzana madamu. Twatangije itorero nyabagendwa muri eyari. Hanyuma haje kuza umupaseri wari uturutse muri Ngenda, aza tuganira, yadusuye kuri Gaseke aho, ansaba ko namusura kandi namufasha gukomeza umurimo w'ishuri ry'icyumweru. Icyo gihe rero mpita ngenda ntangira umurimo rero muri Batista. Muri ibyo bihe uwo mupaseri yitwaga André Ndutiye,
madamu pasiteri Francine arahari, ni uko byagenze. Tugiye kwiga rero nahise menya neza ko ari Imana yantoranije, kandi ndababwira namwe mujye mubimenya, iyo winjiye mu mpano Imana yaguhaye icyo ukoze cyose kiba cyiza. Nigishije ishuri ry'icyumweru abana barazaga ari benshi, ntangiye kuri mbyo nahatangiriye ku rugo rumwe, umugabo umugore abana be 3, ariko nahavuye muri uwo mwaka bamaze kuba 56. Ntaho nakoze rero ngo bagende basubira inyuma, nagiye nkora bajya imbere. Kandi impamvu hariya muri disikuru nkunda gushyiramo ngo n'umuryango wanjye, madamu wanjye yaramfashije, ntabwo yigeze ambera ikigusha. Igihe kiragera rero tubyaye n'abana, nagiye mbona bakunda kujya mu ishuri ry'icyumweru. Ejo bundi mperutse kuganira n'abantu, ndavuga ngo yenda hari igihe ntazagira ijambo mvuga, kuko kenshi iyo mpagaze imbere y'abantu hari ibintu byiza mvuga, nshobora no kumanura amarira, ariko Imana yagiye imfasha, ntabwo biza kuba. Ubwo rero kuba uyu munsi mbona abana banjye bajya kuvuga ubutumwa biranezeza cyane, kandi mbishimira Imana. Ikindi navugaga, bene wacu bashobora kuba baramburaga, kuko ntabwo nari kureka kujya kuvuga ubutumwa bwiza ngo ndajya gusura bene wacu, keretse ari ibyago byabaye. Niyo najyagayo sinararagayo, nahanyuraga niruka cyane, bagatekereza ko mbanga, kandi nkunda bene wacu cyane. Ibyo byo Imana yabishyizemo. Reka rero no gutinda cyane, mbereke mubyara wanjye azane na mushiki we babanze baze bo kwa Marume, bazi hano, baraba bahagarariye indi miryango. Amashyi yacu yadufasha gusangira n'ab'ibyishimo. Ngaba ni muramutse umuryango, mwigirire gutya mugende. Noneho muzane n'abana banyu ari bo buzukuru, cyangwa sindagira buzukuruza, ariko murumuna wanjye waramufite. Madamu w'Agasirabo ko mpamagara ntazi. Iranshyigikira, mbona ukuboko kwayo, numva ijwi ryayo, kandi ngejeje uyu munsi ibyifuzo byanjye mbiha Imana ikabyumva. Ndayishima. Ndashimira kandi umuryango wanjye wose, yewe hari n'abatahagurutse, ntabwo nagiye nshyira ku rutonde, ariko iyo ngeze imbere menya ko uri umwana wanjye, cyangwa nakugera imbere nawe ukanyibuka ko nabaye umubyeyi wawe. Ushobora kuba umubyeyi isaha imwe, guseka birahagije. Rero ndashimira Imana kandi ubuyobozi bwa YBR ko nabo bagiye banshyigikira, kandi bumvise n'ibyifuzo byanjye. Ndashimira kandi abarimu bose twakoranye, uhereye mu itorero rya Gaseke, rya Dihiro, Rweru, yewe na Jarama, kugeza na hano ku Ruhuha aho ndangirije uyu murimo. Ndabashimira. Ndashimira rero korali zose, abadiyakoni n'abajyanama bose, ariko nagera hano ku Ruhuha avuga ngo Imana nitanga imigisha nigera ku Ruhuha hano, maze izicara ibaho umugisha. Uriya kandi nagiye mvuga amashimwe, ariko hari umusaza ntazibagirwa, Samusoni, yigira imbere,
Samusoni ndamubona nahaguruka. Ihagararira aho ngaho nibahindure pareba ngo fotore. Uriya musaza twarabanye mu bihe byiza, tubana mu bihe bibi kandi turongera tubana mu bihe byiza, kuko ubu turi mu bihe byiza. Hari n'abandi babanaga azabashimire kuko babaye abagabo n'abagabo. Ndashimira rero abaturanyi bacu, abantu bose duturanye, haba Kimikamba, haba Rango, haba Murano, ariho ngiye no kuzatura. Bambaniye neza, tubana neza kandi tuzabana neza. Ibyo nibyo byiringiro mfite. Ndashimira abayobozi ba leta bagiye tubana neza, bamfashije muri byose, ibyifuzo byanjye cyangwa ibitekerezo byanjye bakabishyigikira, ntacyo bajugunye. Ndabona umuyobozi w'umudugudu ahari wa Mubano, Gitifu banza yagiye, ariko ari mu izina ry'ubuyobozi. Ndabashimira cyane kugenda ukagera no ku karere, ku ntara aho ntacyo nigeze njya kubabaza, ariko ubwo iyo bashubije no ku ntara biba bihari n'igihugu biba bihari. Ndabashimiye, Imana namwe izabaha umugisha. Ndumva rero ijambo nashakaga kuvuga ni iry'ishimwe, Ruzenana James nsengera muri Eglise Anglikani Paruwasi ya Ruhuha, ariko genda mvuge mu minota mike cyane kuri Pasiteri Benoit Gatware. Benoit Gatware twamenyanye mu 1998 tuje gutura hano Kimikamba. Mu by'ukuri nahoze mvuga ntaho kugira ngo yivuge ibigwi, yareka twebwe tukaba ari twe tubivuga kubera ukuntu twabanye neza ndetse n'ubu tukibana neza. Mu by'ukuri umushumba yatubereye umuntu w'intangarugero, cyane cyane ko twenda ntitwasengeraga ahangaha, ariko yabanye na buri umwe wese mu mbaraga ze zose. Rero Mzee Gatware Benoit watubereye umubyeyi w'inkoramutima, twarabanye igihe cy'ibibazo ariko no mu byiza twarabanye rwose. Tukwifurije ikiruhuko cyiza, kandi aho ugiye si kure, tuzagusura. Yewe n'umuryango wanjye ntabwo abashe kuboneka ahangaha kubera izindi nshingano, n'ubu ngiye kugenda, ariko turakuzirikana, uturi ku mutima. Imana iguha umugisha. Nazanye impano ntoya, ariko impano nini nayo tuzayitegura n'umuryango. Turakuzirikana, ibikorwa byawe, amasengesho yawe, waradusuye kenshi mu bihe bigoye, mu bihe byiza twagiye tubana. Rwose mboneho no gusuhuza abana be tutasuhuzanyije, ngiye kugenda. Forutine nagushuhuje, rwose Imana ibaha umugisha. Akira kano kabahasha, ni impano ntoya irimo, ariko rwose uraho neza mukobwa wanjye. Murakoze cyane, murakoze. babyara ya Ruhuha aricyo tugomba kuvuga, kubera ko uyu mubyeyi wacu atubera umubyeyi, yaratwigishije, yadutoje gukunda Imana no kwikorera, ndetse aranatubwira ati umwakoreye Imana neza ibintu bigenda neza. Uyu munsi dutwara ubutumwa bwa Kristo tukabwamamaza hose, abantu bagahinduka. Rero nta kindi twamuha uretse kumuha impano, ariko n'ubundi acyari umubyeyi wacu, kandi n'ubundi azakomeza kutugira inama. Mumpere Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Natwe turari na Rugeti rero tumaze kumva yuko uyu munsi ari umunsi mwiza, kugira ngo tubashe kuba twazasajisha neza umusaza wacu, bitewe n'impanuro yagiye aduha, yatugiriye inama, turi abana bewe, kandi yatubereye umubyeyi mwiza, kandi aracyakomeje. Hari ibihe byinshi rero byiza twagiye tugirana, niyo mpamvu twatekereje kumuha impano. Reka
tumushyikirize impano twamuteguriye nka korali na korali dushake Yesu iri hafi. Amashyi menshi iyo njyana, amashyi menshi iyo njyana ndayikubye zihagaritse.